Gufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Reka tuhere mu birebana n'imyemerere. Yego, bamwe mu bayoboke b'amadini n'amatorero baravuga ko bashyigikiye kuba hari amabwiriza asaba abayobora kugira ibyangombwa byerekana ko bize ibijyanye n'iyobokamana. Reka tubyumve mu nkuru ya Fisto Felix Habineza. Kuri iki cyumweru bamwe mu bayoboke b'amadini n'amatorero bazindukiye mu nsengero na kiliziya mu masengesho yabo asanzwe. Bamwe muri aba bahamya ko bumva neza ko ari ikintu cy'ingenzi kuba abayobozi b'aya madini n'amatorero biga amasomo ajyanye n'iyobokamana mbere yo kuza muri iyi mirimo. Iyo utize ntabwo niyo urimo kubwira abantu ibintu utize ntabwo biba ari byo. Rero bisaba kuba warize teoloji ukaba ubizi neza, kwigisha abantu ibintu uzi. Biba byiza iyo umuntu akora ikintu akize kuko ntabwo akora ikintu utazi. Biba byiza iyo uri umukristo ku giti cyawe ukongeraho n'ubumenyi rusange, kubera ko turi mu isi y'iterambere kandi dukeneye abantu bavuga ibyo bazi. Ukagerageza ugakoresha ubwenge Imana yaguhaye, ariko nanone ugakoresha ubumenyi nanone kugira ngo utange ibintu byuzuye. Rero kuba uri umushumba cyangwa se umuyobozi w'idini runaka utabasha gusobanura kwizera kwawe, biranagoye ko n'aba bantu uyoboye babasha kumva ibyo wizera. Mu gihe udashobora kubisobanura, ni byiza ko umuntu agomba kugira amahugurwa runaka cyangwa se amasomo runaka kugira ngo abashe gusobanura kwizera kwiwe, no kugira ngo n'abandi bantu ayoboye bagufashe kumenya kwizera kwabo. Mu mategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rusaba ko abayobozi bagomba kuba bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana ku rwego ruhagarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango rufite izindi rukuri. Bamwe mu bigisha n'abayobora aya madini nabo bahamya ko bazi aya mabwiriza kandi ko bumva agaciro kayo mu mirimo yabo y'ivugabutumwa. Gutekereza ko nimba aba umuveterineri mwiza ari uko agomba kubyigira, ukuntu ashobora gutera inka urushinge, cyangwa ukuntu umuntu ashobora kuba umuganga mwiza agomba kuja kubyigira. Ntiwabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ugiye mu bitaro bimwe hanyuma ngo ube umuganga. N'iby'iyobokamana byite gutyo, niko utagomba kuba umuyobozi utarize mu buryo bubiri. Yego, umwuka wera w'Imana arahari. Iyo wemeye gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugomba kuyoborwa n'umwuka. Ariko kandi uwo mwuka Bibiliya itubwira ko ari umwuka ugomba kuba ari uw'ubwenge. Ubwo bwenge rero turabukeneye cyane kugira ngo tuyobore umukumbi w'Imana. Mu igenzurwa rikorwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ubu rigikomeje mu gihugu hose, iyi ni imwe mu ngingo yitabwaho cyane. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana ashimangira ko abayobora aya madini bahawe umwanya wo gushaka ibi byangombwa. Hari ibyo baganiriyeho icyo gihe muri 2008 cyane cyane bijyanye n'impamyabushobozi z'abayobozi b'amadini n'amatorero, kandi ibyo babyumvikanyeho ndetse bahabwa n'igihe cyo kubyuzuza, kandi icyo gihe cyararenze. Icyo gihe cyararenze, ni nayo mpamvu mu byo tureba twewe ubundi tureba ko abantu bujuje ibisabwa, ariko ibyo bisabwa byashyizweho mu bwumvikane hagati y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'amadini n'amatorero. Bimaze kumvikanwaho bahabwa igihe cyo kubyuzuza, ndetse kiranarenga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nta muntu wagombye kuba akora uwo murimo atabifitiye uburenganzira. Aho dusanze rero bimeze gutyo, nabo tubasaba ko bahagaritse iyo mirimo kugeza igihe bazabonera ibyangombwa bisabwa. Ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu bayobora amadini n'amatorero bagaragaza ko nayo agomba kugira gahunda ihamye yo gufasha abakozi bayo kongera ubushobozi n'ubumenyi mu by'iyobokamana nka kimwe mu bisubizo ku kuzuza ibiri mu mabwiriza nabo ubwabo bemeza ko bumva agaciro n'akamaro kayo. Fisto Felix Habineza, i Kigali. Urakoze Habineza. Mu zindi nkuru twabateguriye, serivisi za leta 682 nizo zatangwaga hifashishijwe ikoranabuhanga mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Ni mu gihe mu 2022-2023 urwego rwa service rwari rugize 45% by'umusaruro mbumbe w'igihugu bitewe no gushyira ikoranabuhanga ku isonga. Reka inkuru tuyibaze Bosco Kwizera. Mu minsi nk'ikiruhuko kuri benshi bimaze kumenyerwa ko ikoranabuhanga ryoroheje uburyo bwo kugura, kugurisha ndetse no kwishyurana badasabwe kuva aho bari. Hari abashoramari n'abacuruzi bemeza ko aho igihugu kigeze ubu imikorere yabo ya buri munsi ishingiye ku ikoranabuhanga ku kigero cyo hejuru. Iyo nshatse no gucuruza, hari igihe nashobora gushyira igicuruzwa cyanjye kuri TikTok
cyangwa kuri mbuga mpanga ya Facebook n'ahandi hose no kuri WhatsApp yanjye hari igihe nshobora gupostinga nkareka abantu ibyiza gukoreramo hano natangiye kuboneramo abakiriya. Ubu ngubu aho bigeze ni uko wicara muri ofisi yawe ugasaba icyangombwa cy'ubutaka ukakibona, ugahinduza ubutaka n'ubugurishije ukabikorera iwawe. Urumva ikintu kiba kigabanutse n'ikindi cyane gituma abantu bakora ibintu byinshi. Akenshi na kenshi ni amaderivari utumiza ibintu ku isoko mwishyura nkoresheje telefoni bakomerekana n'umuntu uri ku isoko amusapurayi ubisapurayinga hano tukavugana nkamwishyura mu buryo bwa telefoni ndagomba nkoresha momopeyi. Nibwo binyorohera mbikora ari ndi no mu kazi kanjye nk'ibisanzwe. Rwiyemezamirimo mu by'ikoranabuhanga Aimable Kimenyi yemeza ko kwagura kw'imikoreshereze yaryo mu gihugu bigaragarira mu mubare w'abarikenera ugenda uzamuka bikihutisha imitangire ya serivisi. Muri iyo myaka 15 rero twateye imbere cyane. Ntabwo ko twatangije iduka rimwe na farumasi imwe, umunsi tugeze ku maduka hafi 1000 muri Afurika. Urugero natanga nko muri za farumasi bashoboye kwagura amafarumasi ugasanga ikigo kimwe cyakoreshaga cyari gifite farumasi imwe kuko niyo bose ashobora gukontorora, ariko ishyizemo ikoranabuhanga ubu ngubu ashobora kureba farumasi 5, 8 zirahari hano hanze zagutse noneho zikajya no hanze y'u Rwanda. Twakoranye na Rwanda Revenue aho imisoro facture bitakiri ngombwa ko haba ngo izindi reporting facture ukoze bari ya nyuma uyifita itigera muri Rwanda Revenue akayidekarara kuri ibi bitwa IBM. Uretse no mu Rwanda gusa rero no hanze mu bindi bihugu nka Ghana, Zambia, Burundi nabo bafashije technology ugasanga nabo uyu munsi imisoro yabo iri kuzamuka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 serivisi za leta 682 zatangwaga hifashishije ikoranabuhanga, ndetse Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente aherutse kuvuga ko ubumenyi n'ikoranabuhanga ari byo bizafasha igihugu kugera ku ntego gifite ikubiye mu cyerekezo cya 2050. As the government of Rwanda, we recognize the significance of science, technology and innovation in all sectors, on all fields. Na leta y'u Rwanda duha agaciro gakomeye ubumenyi, ikoranabuhanga no guhanga udushya mu nzego zose nk'inkingi mu guteza imbere imibereho n'iterambere rirambye ry'igihugu. Mu murongo w'icyerekezo cyacu cya 2050 ubumenyi n'ikoranabuhanga byitezweho kugira uruhare rukomeye mu rugendo rw'u Rwanda rwo kuba igihugu gifite ubukungu buringaniye muri 2035 n'ubukungu buhanitse muri 2050, uha icyizere cy'ubuzima bwiza ku banyarwanda bose. U Rwanda rufite intego yo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, kandi kugera kuri iyi ntego twashoye mu byiciro by'uburezi bwose. And to achieve this goal, we have strategically invested in the entire education system at all levels. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 urwego rwa serivisi rwifashijwemo n'ikoranabuhanga rwagize uruhare rwa 45% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Urakoze Bosco. Impuguke mu bukungu zisanga kugira ngo ishoramari rya leta ryunguke abahabwa inshingano zo kuricunga bakwiriye kugira imyumvire yo guharanira inyungu nk'uko bikorwa mu bigo byigenga. Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko ibigo leta ishoramo imari bitera intambwe igana mu bukungu gusa, ngo hakenewe gukomeza gusuzuma, gukurikirana no kugira inama buri kigo kugira ngo kinoze imikorere yacyo kigere ku ntego. Inkuru ya Dusabire Matito. Isesengura rya Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye tariki 30 Kamena 2023 ku bigo bya leta bikora ishoramari igaragaza ko bimwe muri ibyo bigo byagize ibibazo mu kubona inyungu, kubona amafaranga yo gukoresha no kwishyura imyenda. Ibi kandi byongeraho ingorane zo kwishyura imyenda leta yabifatiye bigiye gukora imishinga y'iterambere. Iyo nguzanyo byafatiwe ikaba ingana na miliyari zisaga 275 z'amafaranga y'u Rwanda. Impuguke mu bukungu Strato Habyarimana na mugenzi we Teddy Kaberuka bavuga ko ishoramari leta ikora ku ruhande rumwe riba ritandukanye n'ishoramari ry'abikorera mu buryo basobanura. Akenshi leta ifashe icyemezo cyo gukora ibintu by'ubucuruzi nta hantu isoko riba ryarananiwe. Iyo mvuga isoko no kuvuga abasanzwe barwiyemeza mirimo basanzwe batari leta.
iyo bananiwe hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera. Icya mbere ni uko urwo rwego rw'imari baba bagiye gushoramo imari ruba rusanzwe rukomeye, rusaba wenda amafaranga menshi, cyangwa harimo inzitizi nyinshi cyangwa imbogamizi nyinshi zishobora gutuma abikora ku giti cyabo badashoramo imari. Ikindi cya kabiri ni uko ruba urwego rutaramenyerwa, leta igashoramo imari kugira ngo igaragaze yuko ibyo bintu byose bishoboka. ni uko leta inyungu iba ikeneye si inyungu buri gihe y'amafaranga gusa, hari n'inyungu yo gukurura abandi bashoramari. Urugero naguha nk'itumanaho kera, ibigo by'itumanaho iyo leta idafata iya mbere ngo ishyiremo amafaranga ntabwo abikorera bari gukurikira. Icyo ni ikintu cyiza. Ikindi kijyanye tuvuge n'ibikorwa remezo, leta iyo idafata iya mbere ngo yubake amahoteli akomeye abikorera ntibari gutinyuka. Kandi ikindi burya leta yishoye amafaranga ahantu inashyiraho n'amategeko atuma icyo gice gitera imbere. Niyo mpamvu rero gutera imbere kw'igice kanaka leta yashyizemo amafaranga bikurikirwa n'ibindi, navuga n'ibindi bikorwa byinshi leta ikoramo n'amategeko abishyigikira, noneho abikorera bagafata bagakurikira. Nubwo bimeze bityo ariko izi mpuguke mu bukungu zisanga abahabwa gucunga ibigo bya leta bikora ubucuruzi bakwiye kugira imyumvire y'uko bacunga imari ikwiye kubyara inyungu nk'uko bikorwa ku bacunga imari y'abikorera. Kugira ngo bishoboke bisaba ko ubicunga ubwe aba ari yitwara nk'umukozi wa leta, akitwara ahubwo nka rwiyemezamirimo, akumva ko ari gucunga ikigo cya rwiyemezamirimo n'ubundi akamenya gucunga ni gute ibyo ucuruza n'ibyo bitangaho bihwana. Ni ukuvuga ngo niba turi kuvuga ngo kugabanya amafaranga asohoka mu buryo bushoboka, n'umuntu uyobora ikigo cya leta niko yagombye kugira iyo mitekerereze. Yere kumva ngo ni amafaranga ya leta ntabwo tuzabura amafaranga, no, akumva ko noneho barakiduhaye ikigo tugomba kugicunga kandi kikunguka kikiyitaho, kigahemba abakozi, kigakomeza no kubona amafaranga yo gukomeza gutera imbere. Ibyo twabigeraho gute? Bakamenya nabo gukora gahunda z'ibikorwa z'igihe kirekire, imyaka 5, imyaka 10. Ariko ikindi n'umutungo urimo ugacungwa neza. Urumva nimba ufite amabisi ntipfe icyuma ngo uterera aho ngaho, ugomba kubicunga nk'uko nawe wacunga ibyawe. Ubundi ni naryo hame rivugamo gucunga ibya leta nk'uko nawe ibyawe wabicunga. Nimba imodoka yawe ipfuye ntabwo ujya kuyishyira mu igaraje, uragenda ukayikoresha ejo ugasubira mu muhanda. Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena yasanze hari ibigo bya leta bikora ishoramari bikomeje gutera intambwe nziza mu kunguka. Gusa Senateri Nkusi Juvenal, perezida w'iyi komisiyo, agasanga hakwiye kongera imbaraga mu gukurikirana imikorere y'ikigo ku kindi hashingiwe ku mikorere yacyo. Komisiyo twasanze ibigo leta ishoramo imari bitera intambwe igana mu kunguka. Ibyo tubona rero bikwiye gukomeza kwitabwaho ni ugushyira imbaraga mu gusuzuma, gukurikirana no kugira inama ibigo bya leta bikora ubucuruzi kugira ngo birusheho kugera ku ntego yo kuzamura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Bimwe mu bigo nk'igishinzwe gukwirakwiza ingufu REG n'ibigishamikiyeho na YEB na RTDA, raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye tariki 30 Kamena 2023 ibigaragaza nk'ibikomeje gutera intambwe nziza kuko byabonye raporo nta makemwa mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari no mu kubahiriza amategeko. Wasaka yo yateye intambwe ibona raporo yakwihanganirwa mu kubahiriza amategeko, ariko mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari iracyafite raporo igayitse. Mu gihe Rwanda Polytechnics nta mpinduka yakoze muri 2022-2023 kuko ifite raporo yakwihanganirwa nk'uko byari bimeze muri 2021-2022. Tito Dusabirema, Radio Rwanda, i Kigali. Urakoze cyane Tito Dusabirema. Reka tuve kuri iyo ngingo irebana n'imicungire y'imari ya leta tujye mu birebana n'ubucuruzi, by'umwihariko ubucuruzi bw'imbuto. Hari abacuruza imboga n'imbuto mu bice by'intara y'Uburasirazuba, by'umwihariko ku muhanda Kigali Rusumo, batubwiye ko amasoko matagenda yubakwa azwi nka selling points harimo kubafasha kubona icyashara cyangwa se amafaranga, cyane cyane amafaranga y'abanyamahanga batwara amakamyo muri uyu muhanda. Adolphe, wasuye bamwe muri aba bacuruzi ndetse n'ababagurira, mwaganiriye iki? Mu mujyi wa Kirehe mu masaha menshi y'umunsi urujya n'uruza rw'amakamyo ava cyangwa ajya ku mupaka wa Rusumo ruba ruri hejuru. Aba bashoferi ni nako baba banyuzamo bagaparika bakagura imboga n'imbuto mu masoko mato azwi nka selling point yubatse muri uyu mujyi. Abakorera muri aya masoko ngo nabo barushaho kubyungukiramo. Abakiriya bavuze bagiye biyongera, bazaga ari bake cyane, bazaga 50%, kandi baraza 95%. Nabo hari abakozi b'ibitaro, turiye akarere, hari abakozi b'akarere, turiye
Kacyiru urumva yuko rero biratworoheye ntabwo abakiriya twababona. Selling Point ya Rutonde imaze igihe gito yuzuye mu murenge wa Kirehe neza mu bwinjiro bw'uyu mujyi. Yuzuye itwaye arenga ibihumbi 43 by'amadolari y'Amerika ndetse yahawe n'icyumba gikonjesha ku buryo bifasha mu kubika imboga n'imbuto by'abahakorera. Abakorera muri iri soko bavuga ko bahoze bacururiza hasi kuri ubu bakaba bashima ubuyobozi bwabahaye iyi Selling Point. Nabaga hanze hariya narangura imboga zikuma zigapfa nkazimena. Sahizi ndarangura imboga zarara ngashyira muri firigo ariko nkongera nkaza ngacuruza. Niyo nyungu twari muri bamwe basigaye inyuma nyine guhaha bikadusaba gukora urugendo tujya Nyakarambi isoko rigari numva ko byatworoheye kubera yuko ari hafi. Abahanga mu buhinzi no kubungabunga umusaruro bavuga ko imbaraga leta yashyize mu gutera ibiti bivangwa n'imyaka cyane iby'imbuto yatanze umusaruro by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba ku buryo gushyiraho amasoko mato nk'aya n'ibyumba bikonjesha ari uburyo bwo guha agaciro uyu musaruro. Hari imbuto zagiye ziterwa nk'amavoka, imyembe, amapapayi, ibifenesi twahoze tubona muri kariya gasoko, za pome n'ibindi. Ibyo bikeneye gucuruzwa ndetse bikenewe no gukorerwa inyongeragaciro bakabikoramo za ji nk'uko tubizi ko inganda zimwe nk'Inyange n'ibindi zikenera izo mbuto zikazikoresha zikazikuramo amaji n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Bruno Rangira asobanura ko muri aka karere hari gahunda ngari yo kongera amasoko mato azwi nka Selling Point by'umwihariko ku muhanda munini Kigali Rusumo. Uyu muyobozi avuga ko ibi bizafasha abacuruza gukomeza kubonera isoko imboga n'imbuto no kubyaza umusaruro uyu muhanda ukoreshwa cyane n'abanyamahanga. Turanateganya ko n'ahandi naho imari izajya iboneka no gufatanyabikorwa ko twagenda dushyiraho ahantu henshi aho abaturage bacu abahinzi bashobora gucuruza umusaruro wabo ariko n'abandi bakoresha uyu muhanda muri wa Kayonza naho babona aho bagurira ibyo bakwifuza kugura mu gihe barimo bakoresha. Uretse izi Selling Point ziri henshi mu turere tunyuramo umuhanda Kigali Rusumo, hari n'amasoko asanzwe mu mijyi n'amasantere yaho ndetse naho usanga higanje cyane ubucuruzi bw'imboga n'imbuto bigurwa cyane n'abashoferi b'amakamyo anyura muri uyu muhanda. Tuvuge no ku zindi ngingo zirimo na Expo ikomeje kubera i Kigali. Abanyeshuri bari mu biruhuko n'ababyeyi babo baravuga ko kujya mu imurikagurisha mpuzamahanga riri kubera i Gikondo bibafasha cyane mu kuruhuka no gusubiramo amasomo neza kuko ari umwanya mwiza wo kwidagadura. Inkuru ya Jean Paul Turasinze. Aba banyeshuri biganjemo abo mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye baza muri iri murikagurisha baherekejwe n'ababyeyi. Bavuga ko gusura iri murikagurisha bibafasha mu buryo bwinshi atari ukwidagadura gusa. Twabonye nyine ibintu byo kwishimisha, ibintu nyine bitandukanye bifasha kuruhuka mu mutwe, bikagufasha no gusubiramo amasomo yawe ya buri munsi nyine kugira ngo tuzatangira amasomo tumeze neza. Bifasha igihe iyo mbona ababyeyi bavuga ku ruhande rw'ababyeyi nabo bagaragaza ko kuzana abana gusura imurikagurisha bituma nabo batagira impungenge no kujya mu bindi bibarangaza bibi. Iyo umubwiye ngo ndakujyana muri Expo we arishima n'ubwenge ukajya ku gihe yazajya gusura mu masomo akagenda yumva yishimye cyane avuga ngo mama arankunda cyangwa papa nk'ubu ku itariki 5 z'ukwa munani bo bazajya basubira ku ishuri abangaba bantu urumva ko bazagenda barutse mu mutwe bameze neza. Tuje inshingano zacu nk'ababyeyi agafata umwanya agatembera n'umwana akaruhuka akisanzura mbese. Urabibona bifasha abana benshi ibintu nyine ni nko gushimisha abana kandi ni ibintu biba bije rimwe mu mwaka urumva rero kubikorera kimwe naho birabafasha kuruhuka kandi bibarinda ntizangize imvi zo mu maguru. Bifasha kurangurira ibibanezeza kandi bahugura ku bintu bikorerwaho abana bize mu magambo batarabibona. Abamurika ibijyanye n'imyidagaduro y'abana n'ibindi bikorwa abana bakunda bavuga ko iri murikagurisha ari umwanya wo gucuruza ariko bikajyana no gushimisha abana bari mu biruhuko. Abana bo turi kubanuza keya nziza ewana umwana turi kumudabagiza mu modoka ndetse n'ibyicungo birahari kabisa. Bifuza bagabanya amafaranga. Kwinjira twinjiye kuri zene nk'uko twinjiraga. Umubyeyi arazana nk'abana 5 agasanga ni igihumbi kandi umwana udafite imyaka 12 ntabwo yemewe kwinjira kuri zene. Twafata neza nk'ubu ngubu dufite promotion hariya
ibijyanye nyine n'ibyo kunywa urabizi soft drink abana barazikunda cyane biba ari ibintu byiza mu rugero gucuruza usibye n'abana gusa n'abantu bakuru cyane cyane noneho by'umwihariko nk'ikinyobwa cya mirinda abantu barazikunda cyane n'izindi product tuba tugiye zitandukanye. Iri murikagurisha mpuzamahanga ribera i Gikondo biteganyijwe ko rizarangira tariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 2024 mu masaha ya wikendi, rikaba rifunga saa 5 z'ijoro. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Urakoze Turatsinze kutubera aho ngaho muri kagurisha. Reka noneho tujye muri gahunda twise tumenye igihugu. Muri kano kanya reka twerekeza hitwa Matyazo, ni inyito ifitwe na henshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mugenzi wacu w'Amahoro Jeanne yaduteguriye inkomoko y'inyito. Muri uyu mwanya tumenye igihugu turerekeza hitwa Matyazo, inyito ifitwe na henshi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Matyazo turimo ni ya Rutsiro. Mu kumenya inkomoko y'inyito y'aha hantu haherereye mu murenge wa Ruhango, mu mateka bivugwa ko iyi Matyazo ariyo mfura mu zindi zose zo mu Rwanda. Uko ngo Matyazo ya mbere mu mateka y'u Rwanda ni ya Rutsiro n'ubundi. Uturutse Rubavu ufata umuhanda wa kaburimbo wa Kivu Belt, iyo ugeze ahitwa Gakeri winjira mu muhanda w'igitaka nk'ujya Bitenga. Ni urugendo rutagoranye kuko imihanda yaratunganyijwe, ariko hambere siko byari bimeze. Mu mahumbezi aturuka muri pariki ya Gishwati Mukura, witegeye uruhererekane rw'imisozi igize aka karere ka Rutsiro, nyuma y'urugendo rw'amasaha 2 tugeze ahazwi ku izina rya Gare, agace nako gaherereye ku musozi wa Matyazo. Zamutse tugaragara hejuru kuri Kibugozo. Tuhahuriye n'abasaza b'inararibonye, nyuma yo kuramukanya tuzamutse Matyazo kuko ntibashaka kuba inkuru y'aho batari. Gafishi Jonas n'abavuga menshi Aloys batuviriye umuzingo iby'inyito Matyazo. Inkomoko ngo ni ibitare byatyarizwagaho intwaro gakondo. Ubu ni ubutare hasi ho ni ubutare, ubundi mbese ako ka Matyazo byitse ni karagatuntu ko hirya niho n'ayo mabuye kare. Hano roho akaba ku Kibugozo, ni ukuvuga ngo kera abami bagendaga bahiga, baba bageze aho bicaye bari kuruhuka bakabuguzana n'ingabo zabo, mbega bari kumwe n'abavuga ngo be kutagwa isari. Hano rero Ruganzu ngo nawe yahageze ari mu ishyamba, ubwo mbega habuguriza n'iki n'ingabo ze. Icyatumye bahita Matyazo ni uko bahacyarizaga intwaro no kuhita ku Kibugozo. Ubu Ruganzu yahageze ananiwe, araruhuka ashyiraho iki Kibugozo. Noneho rero uko gutyaza rero izo ntwaro niba twavanye barazicumbaga, barazicumbaga n'ibyo babaga nizo babaga bicumbye. Ubwo rero bahagera hari n'amabuye, naho hari ahantu hari amabuye ameze kayo, nuko bahagera bakajya batyaza. Ubwo niko kwita Matyazo nuko byaje. Ubwo ni nk'izihe ntwaro? Amacumu n'imihoro n'inkota, nizo ntwaro bagiraga muri icyo gihe. Igihe cyo gutyaza intwaro cyageze aho kirarangira, ariko Matyazo ntiyahise izimira burundu, yakomeje kuba ahantu hatyarizwa ibindi bikoresho bitandukanye. Abantu kera imyaka yareraga hano hirya mu Nyabirasi bakeza amasaka, none hano mu karere ka Rutsiro naho bakeza amageri. Abantu kubera gukundirana bazaga bakoresha ibyo bita kugurana, noneho baza kugurana rero bigatuma kera kubera ko habaga harimo inyamaswa, harimo mbega n'abantu bakundaga no kwambura, bigatuma abantu bakera bakunda kugenda bitwaje intwaro gakondo. Iyo bazaga rero bakaba bageze hano Matyazo, babandi bategereje abandi batari bahagera wenda bazanye ibyo baragurana, barabangurika intwaro zabo bagenza bose bazicyaza. Nsanzabera Jean de Dieu, umusizi akaba n'umushakashatsi ku muco, amateka n'umurage w'u Rwanda, ntanyuranye n'abo baturage, ariko kandi anagaruka ku kuba Matyazo iri henshi mu Rwanda, akavuga ku isano Matyazo zifitanye. Wasangaga kenshi Matyazo akunze kuboneka ahantu hari amashyamba kimeza. Abatutizi bajyaga gututira nk'ibiti byo kubaka, kubohesha ibisenge by'amazu, kuboha ibitaro n'intuzana n'imitiba n'ibyega bashyiramo babegekamo inzuki. Ukurikije amateka y'u Rwanda, za Matyazo ni nyinshi ntiwazibara. Iyo ujya kubara ngo Matyazo ya mbere ni iyihe, ubanza gusubira nyuma ho gato ukareba ngo ese mu iturwa ry'u Rwanda ahabanje guturwa ni ahahe.
kuko ngo Matyazo ya mbere mu mateka y'u Rwanda ni ya Rutsiro n'ubundi, kuko Rutsiro niko karere ka mbere katuwe bwa mbere mu mateka y'u Rwanda ahingayinga muri za 300, kuko burya Rutsiro imirenge yabanje guturwa ni Musasa, Mushonyi, Gihango, Ruhango na Nyamyumba yo muri Rubavu, yose niyo gakondo nkuru y'Abasinga bahororokeye. Matyazo ya Rutsiro ikaba imfura muri Matyazo zo mu Rwanda. Magingo aya ni ahantu nyaburanga hakorerwa ubukerarugendo, ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere, ibyahinduye imibereho y'abatuye aha Matyazo. Ntabwo twari dufite umuhanda ku buryo twahingaga ariko ntitubone isoko, ariko ikiza ubu ngubu gihari kuko dufite umuhanda ubu niyo byasaruwe n'imodoka iza kubipakira ikabitwara ku isoko. Ikimara kuduha umuhanda, leta nayo yadutekerejeho iduha ikusanyiriza ry'amata ku buryo amata muri Matyazo nko ku munsi igihe buriya bagere kuva twabonaga nk'amaritiro 500 ndetse na 2. Ni ahantu heza nyaburanga, niho hantu ubasha kureba ikiyaga cya Kivu cyose ubu cyitegeye ukireba, n'ubwato burimo bugenda ubu bureba. Matyazo nubwo iherereye mu karere ka Rutsiro, ni agasozi nyaburanga uhagararaho ukaba witegeye kandi ureba neza ibirunga byo mu Rwanda, ibere rya Bigogwe, Mukamira yose, ikiyaga cya Kivu, ndetse unareba ibice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Reka tugushimire Uwamahoro Jeanne. Hanyuma reka tunyuze amaso mu bitekerezo mwatwandikiye mbere yuko twerekeza mu nkuru zivugwa hirya no hino ku isi. Dusabimana Jean Paul kuri Facebook ya Radio Rwanda ati dukunda gahunda ya tumenye igihugu kuko ituma tumenya uduce tutazi, twishimiye kumenya inkomoko y'izina Matyazo. Peter Karaveri Muragije Imana ari mu Cyanika ati ni ukuri rwose dukunda gahunda ya tumenye igihugu, iradufasha cyane kuko tumenya aho tutazi, nk'uko iyo ndirimbo bivuga ngo ibyiza by'u Rwanda. Mu bandi batwandikiye harimo na MCP niko yitwa kuri Facebook ari Mwendo ati nk'uko babisabwa insengero zafunzwe nizishaka ibyangombwa bibura kugira ngo bakore mu buryo bwemewe kandi bunyuze mu mucyo. Abandi bohereje ibitekerezo byabo kuri Facebook ya Radio Rwanda barimo Korode Tuyiramye ati dukunda cyane gahunda ya tumenye igihugu kuko idufasha mu gusobanukirwa birambuye amateka ndetse n'ibyiza by'ibice bitandukanye by'igihugu cyacu. Niyizigiye Jean Damascene ari Gatsibo ati twishimiye cyane iryo murikagurisha Expo iri kubera i Gikondo. Ikindi kandi ni iby'agaciro kuba ababyeyi bafata umwanya bakajyana abana babo muri Expo. Samuel Kibango ati ni ukuri nta gushidikanya twishimiye cyane iryo murikagurisha Expo iri kubera i Gikondo. Ati ababyeyi bajyanayo abana nibakomerezaho n'abandi batarabajyanayo babajyaneyo kuko bifasha umwana kwidagadura ndetse no kuruhuka mu mutwe muri iki gihe cy'ibiruhuko. Uwitwa Desire Gafotozi ari Karangazi ati tubashimiye cyane ku makuru murimo kutugezaho kandi dukunda cyane gahunda yitwa tumenye igihugu nk'urubyiruko, idufasha kumenya uduce tunyuranye tw'igihugu cyacu bitwengeye by'ijuru. Ati nibyo kwishimirwa cyane kuba iyo gahunda yatumye igihugu muyitugezaho tukumva uduce dutandukanye tw'igihugu cyacu. Ati kandi dukunda amakuru meza cyane mudahwema kutugezaho. Reka dusoreze kuri Hakizimana Martin ari kizimyamuriro ni mu karere ka Nyamagabe. Ati dukwiriye gusengera ahantu heza hadashobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga kandi tukigishanya nk'abantu bafite icyo bazi, twese tugafashanya tugahana ubumenyi butandukanye ariko turi ahantu hatekanye. Urakoze cyane. Reka mu kanya nitugaruka tubasomere bimwe mu binyamakuru byanditswe kuri internet. Ni gute nakwishyura mituweli y'umuryango wanjye? Umuntu afunguza konti ku rubuga rw'Irembo ate? Nakwiyandikisha nte kugira ngo nkorere iyindi kategori? Ni gute nabasha gukosoza indangamuntu yanjye? Ko nkeneye icyemezo cy'amavuko nakibona gute? Gusa byakundara? Dusange muri Expo usubizwe ibibazo byose waba ufite guhera tariki 25 Nyakanga kugeza 15 Kanama 2024. Irembo yageze muri Expo. Kwita ku ruhu rw'umwana wanjye nicyo dutisha ibindi bintu byose. Yes, mbashaka ko umwana
wanjye agubwa neza akagira uruhu rutoshye ndetse n'impumuro nk'iy'abamarayika. Niyo mpamvu nkoresha Movit Baby Jelly. Movit Baby Jelly ubu iraboneka mu moko nka aloe vera, coco butter na malt sand, yaba mu magarama 20, 50, 100, 200 na 425. Movit wayisanga mu maduka atandukanye cyangwa supermarché ikwegereye. Movit all day confidence. Nitwa Nahaye Emmanuel, nakiriye 190 kubera ko natse fagitire ya IBM. Nawe wabikora ukanza akanyenyeri 800 ugakurikiza amabwiriza ukiyandikisha ugashyiraho nimero yawe bazanyuzaho ishimwe uzajya unashyira kuri fagitire, nawe birashoboka. Kuva na mbere hose nasabaga fagitire, ariko byabaye akarusho bamenye yuko hariho 10% kuri TV bazajya baduha. Byabaye akarusho rero, akamaro kanini natwe urabona ko nkatwe nk'abaturage cyangwa se twebwe tugura natwe turangiye kugiramo inyungu. Nawe waryoherwa n'ishimwe kuri TV, kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikisha. Ibuka kandi gusaba fagitire ya IBM igihe cyose ugize icyo ugura, wibutse umucuruzi kwandikaho nimero ya telefone. Niba utahawe fagitire ya IBM cyangwa ugahabwa idahwanye n'amafaranga wishyuye, bimenyeshe RRA kuri WhatsApp nimero 0739 00 80 10. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 3004. Ni saa 12:33 twinjiye mu makuru yanditswe kuri interinete. Tujya guhera muri Uganda, nayo yamaze kubona abantu babiri bafite icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyangwa se mpox. Nyuma y'uko iki cyorezo cyabanje mu bindi bihugu biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyagaragaye mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Burundi, Kenya na Central Africa, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wo wasabye ibihugu 8 biwugize kongera imbaraga mu bukangurambaga bugamije gusobanurira abaturage b'aka karere by'iki cyorezo n'uburyo cyandura ndetse n'uko bakirinda. Muri Uganda abantu babiri babonetse iki cyorezo baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaragara mu karere ka Kasese kari mu burengerazuba bwa Uganda. Wanduye icyo cyorezo arangwa no kuruka, kubabara umutwe n'umugongo ndetse no mu ngingo, kandi agahinda umuriro mwinshi, agacika intege no gusesa ibiheri umubiri wose. Ingabo z'Abashinwa zo ziri gufatanya n'iza Mozambique n'iza Tanzania mu myitozo ihuriho yitiriwe amahoro n'ubumwe muri Tanzania, iribanda ku bikorwa bya gisirikare byo kurwanya iterabwoba. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Ubushinwa ni Colonel Zhang Xiaogang yavuze ko iyi myitozo yakorewe ku butaka ndetse no mu nyanja igamije kongerera ubushobozi ingabo zayitabiriye mu bikorwa bihuriweho byo kurwanya iterabwoba ndetse no kurushaho kwizerana hagati y'abasirikari no kongera ubufatanye bufatika. Ingabo z'Abashinwa zageze muri Tanzania tariki ya 27 y'ukwezi gushize, hanyuma zakirwa tariki ya 29. Imyitozo biteganyijwe ko iza no kurangira kuri uyu wa mbere yo ku butaka, naho iyo mu kirere ikazarangira tariki ya 11, kabiri kubera mu kigo cyitwa Comprehensive Training Center kiri Mapinga hafi na Dar es Salaam. Hanyuma biteganyijwe ko nyine iyo myitozo yo mu nyanja yo irangira kuri uyu wa mbere ku itariki ya 5, nyine imyitozo yo ku butaka ikazarangira ku itariki ya 11. Muri Nigeria, Perezida Bola Tinubu yasabye urubyiruko ruri mu myigaragambyo rwamagana ubuzima buhenze guhagarika imyigaragambyo batangiye ku wa 4 w'icyumweru gishize, kuko ngo akababaro kabo yakumvise. Perezida Tinubu yabigarutseho mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu ku munsi w'ejo, agaragaza ko yumvise neza agahinda n'umubabaro byateye urwo rubyiruko kujya mu myigaragambyo. Imiryango itagengwa na leta ivuga ko abantu barenga 10 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo. Aha niho Perezida Tinubu wari ugize icyo atangaza bwa mbere ku imyigaragambyo yatangira, yahereye asaba ibigaragambya kuyihagarika mu rwego rwo guhagarika imivu y'amaraso iri kumeneka. Yasabye kandi ko abo bigaragambya bashyiraho urubuga rwo kuganiriraho kugira ngo ibyabajyanye mu mihanda bishakirwe ibisubizo. Yavuze ati byaragize nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabyanditse, ati ndababwiza ukuri rwose guverinoma yiteguye kubatega amatwi no gusubiza ibyifuzo byanyu. Anasaba ko anavuga ko imyigaragambyo niramuka ikomeje abayobozi batazihanganira ibikorwa by'urugomo bisenya igihugu byikorerwamo, ko rwose ngo iyi myigaragambyo izahagarikwa byanze bikunze. Kugeza ubu polisi ya Nigeria yemeza ko abantu 7 aribo baburiye ubuzima muri iyo
myigaragambyo ariko umuryango wa Amnesty International ukavuga ko ari 13 mu minsi 2 ya mbere kandi iyo myigaragambyo no kuvuga ko wa kane no kwa gatanu abarenga 700 batawe muri yombi. Yego, hanyuma reka tujye muri Somalia. Igipolisi muri iki gihugu cyavuze ko abantu 37 bamaze gupfa mu gihe abandi bagera kuri 212 bakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri hoteli iri ku nyanja mu murwa mukuru Mogadishu. Polisi yanavuze ko hari umusirikare umwe wa leta wishwe undi arakomereka mu gihe abandi bapfuye bose ari abasivili. Ishami rya Al-Qaeda muri Afrika y'Iburasirazuba Al-Shabaab niryo ryigambye by'iki gitero cyabaye ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje mu gace nyine kari ku nyanja kari mu murwa mukuru Mogadishu. Yego, hanyuma perezida wa Somalia yitwa Hassan Sheikh Mohamed umwaka ushize yari yavuze ko intambara yeruye yatangijwe ku barwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab mu rwego rwo kurengera umutekano n'uduce dutandukanye twa Somalia. Al-Shabaab iracyagenzura ibice byo mu majyepfo no hagati ya Somalia kandi ikomeje kugaba ibitero Mogadishu no mu tundi turere mu gihe inambura miliyoni y'amadolari ku mwaka abaturage ndetse igakora ibikorwa by'ubucuruzi butemewe mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byayo. Igitero rero cyabaye ku wa gatandatu kibaye nyuma y'ukwezi kumwe Somalia itangije icyiciro cya gatatu cyo kwirwanaho nyuma y'uko ingabo zo mu butumwa bw'inzibacyuho y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika zatangiye gutaha. Yego, hanyuma reka twerekeze muri Israel aho Minisitiri Benjamin Netanyahu ejo yavuze ko umuntu wese uzagirira nabi Israel rwose ngo azabibazwa. Minisitiri w'intebe wa Israel akaba yarabivuze ko Israel isanzwe iri mu ntambara rwose na Iran nta ibanga ribirimo. Ibi akaba yarabitangaje mu nama n'abaminisitiri ejo ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa biteguraga bavuga ko biteguye kurinda Israel ibitero biteganyijwe ndetse no gukumira amakimbirane akomeje gukaza umurego muri aka gace ko mu burasirazuba bwo hagati. Yego, muri aka karere. Hanyuma umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera nyuma y'amezi hafi 10 y'ibitero bya Hamas kuri Israel ndetse n'iyicwa mu cyumweru gishize ry'umuyobozi mukuru w'umutwe Hezbollah wo muri Libani n'umuyobozi mukuru mu bya politike umutwe wa Hamas akaba yariciwe muri Iran. Iran n'abafatanyabikorwa bayo bo bashinje Israel ibi bitero kandi bahamya ko rwose bagiye kubiryoza. Muri Israel hari abaturage batangiye kuhava ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kuburira abaturage kuhava kubera ko ibintu ngo mu burasirazuba bwo hagati biragenda birushaho kuba bibi. Hari indege zo mu bihugu cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi zahagaritse cyangwa se zitegura guhagarika ingendo zerekeza muri Israel ndetse no mu bice birimo n'igihugu cya Libani. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yasabye bene igihugu b'icyo gihugu gushaka uko bava muri Libani vuba vuba. Ambasade y'Amerika nayo nuko mu murwa mukuru Beirut yashishikarije abanyamerika kuva muri Libani ku itike yose byasaba ati nimufate yihuse musohoke muri iki gihugu ndetse n'ibindi bihugu bikomeje gusaba abaturage babyo kwitwararika cyangwa se bakanava muri Libani kuko iri saha n'isaha intambara ishobora kwaduka. Reka mu kanya tubabwire ibivugwa mu mikino. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda Statistique kiri gukora ubushakashatsi ku bakozi n'abashomeri mu Rwanda hagamijwe kwerekana icyegeranyo cy'imibare y'abakora, abashomeri, abashoboye gukora n'ibindi bipimo bijyanye n'isoko ry'umurimo mu Rwanda. Ubwo bushakashatsi buzajya bukorwa inshuro enye mu mwaka, ni ukuvuga mu kwezi kwa Gashyantare, Gicurasi, Kanama ndetse n'Ugushyingo. Amakuru azava muri ubu bushakashatsi azafasha leta gukora igenamigambi rirebana n'umurimo. Ubushakashatsi nyirizina bubanzirizwa n'igikorwa cyo kubara ingo ziri mu mudugudu watoranyijwe kugira ngo hatomborwe ingo zifasha gusubiza ibibazo by'ubushakashatsi. Abarebwa n'ubu bushakashatsi barasabwa korohereza abakarani bibarura no kubaha amakuru yuzuye kandi y'ukuri ku biganiro bazagirana kugira ngo bifashe mu igenamigambi risubiza ibibazo by'abaturarwanda. Amakuru yose atangwa agirwa ibanga kandi akifashishwa gusa mu bushakashatsi nyuma yo guhurizwa hamwe. Muhinzi, burya ngo inyoni ya kare niyo ibona ihaho rishyitse. Niyo mpamvu rero gutumiza imbuto mu ba mbere ari umusingi ukomeye ugufasha kubona inyongeramusaruro ku gihe. Niba wifuza kubona inyongeramusaruro zunganiwe na leta, ihutire kwiyandikisha muri nkunganire uyu munsi kuko biroroshye ukoresheje telefoni yawe. Kanda akanyenyeri 774 urwego, ndasubiramo akanyenyeri 774
kane urwego ubundi ukurikiza amabwiriza. Mu gihe ugize ikibazo mu kwiyandikisha wabaza umujyanama w'ubuhinzi aho utuye mu kagari kawe akagufasha. Nyamuneka ntiwibagirwe kumenera ibanga inshuti n'abaturanyi bawe kugira ngo badasigara mu rugendo rw'ubukungu. Ubu butumwa bugejejweho na Tuhura, umufatanyabikorwa wawe wizewe. Reka twinjire mu bigezweho mu mikino biri kuvugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Turi kumwe na Eric Ndagijimana. Waramutse neza Eric? Waramutse neza Adolphe. Umeze neza cyane i Huye? Cyane tumeze neza rwose nta kibazo. Haravuga iki rero mu mikino? Yego mu mikino hari kuvugwa byinshi ariko ibivugwa reka mbere mu ikipe ya PRFC yari imaze hafi iminsi igera muri 3 iri mu gihugu cya Tanzania kuko yagiye ku munsi wo kwa kane ikina umukino n'ikipe ya Simba Sports Club ku munsi wo kwa gatandatu wo kuri Simba Day. Ikipe ya PRFC iza gutsindwa n'ibitego 2-0. Ikipe ya PRFC rero ikaba yahagurutse mu gihugu cya Tanzania igaruka mu Rwanda, yamaze no kugera mu Rwanda. Ni ikipe ya PRFC iri kwitegura Championnat y'u Rwanda, imikino ya Champions League ndetse n'umukino wa Super Coupe ugomba kuyihuza n'ikipe ya Police Football Club mu mpera z'iki cyumweru twatangiye tariki 10 kuri Kigali Pele Stadium. Iyo Polisi nayo yamaze kugera mu Rwanda ivuye mu gihugu cya Uganda n'amakipe agomba guhagarara u Rwanda mu mikino nyafurika igomba gutangira mu kwezi mwa hagati kuko nka PFC tariki 17 zabiri mu gihugu cya Tanzania n'ubundi yasubiyeyo kuri Azam Complex ikina n'ikipe ya Azam mu mukino w'ibanze w'ijonjora rya mbere muri CAF Champions League. Ubwo izahita inakomerezaho na shampiyona izaba yatangiye nyuma yo gukina umukino wa Super Coupe uri mu mpera z'iki cyumweru. Hanyuma kandi ikipe ya Kiyovu Sport nayo afite perezida mushya kuva yatorwa ntago abayobozi bari bamubona. Uyu mugabo rero kuri iki cyumweru nibwo yarageze mu Rwanda avuye muri Canada aho yari yaragiye kurebayo umuryango we. Amakuru avuga ko yuko ikipe ya Kiyovu Sport kuri uyu wa mbere nibwo iribuze gutangira gusinyisha abakinnyi ko nitegura n'umwaka w'imikino wa 2024-2025. Abakinnyi barimo Cedric bamaze gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport amasezerano y'umwaka umwe, ariko hari n'abandi bamaze iminsi bakoramo imyitozo barimo Kwizera Pierrot wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport ndetse na rutahizamu Bimenyimana Bonfils Caleb. Mu gihe kandi ubwo ngubwo Kiyovu Sport yamaze kumenyeshwa yuko iby'amadeni yari irimo yamaze kwishyura nyuma yo guhabwa na miliyoni zirenga 100 n'umujyi wa Kigali. Ikipe ya Kiyovu Sport izatangira shampiyona y'u Rwanda tariki 16 ikina n'ikipe ya AS Kigali ku isaha 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi United yakiniye umukino wa gicuti iza no kuwutsinda rwose. Ni ikipe iri gutegura umwaka w'imikino. Abakinnyi bakiniye uyu mukino n'ikipe ya Jamus yo muri Sudan y'Epfo iri gukora pre-season yayo hano mu Rwanda. Harimo witwa Maripang Theodore umunya Central Africa wongeye kugaruka muri ikipe nyuma yo kwerekeza muri Leta Zunze z'Abarabu ntibizi kugenda neza akaba yaragarutse. Rero nimwe mu basore bafashije ikipe ya Gasogi United gutsinda ikipe ya Jamus igitego kimwe kubusa. Ubwo n'indi mikino iri muri iki cyumweru nkaho Mukura Victory Sport kwa gatatu izakina n'Amagaju umukino wa Equity. Rayon Sport nayo biramutse bikunze hari umukino wa gicuti yakina. Nerekeje muri volleyball hari irushanwa ryaberaga mu gihugu cya Uganda ryiswe NSSF KVC International. Ni irushanwa ryahuza amakipe yo muri aka karere Afurika y'Uburasirazuba akina volleyball. Ikipe rero ya Polisi Women Volleyball Club ku mukino wa nyuma n'ikipe ya Rwanda Revenue n'ikipe hano mu Rwanda amasezerano tukora 2. Rwanda Revenue Authority itwara igikombe mu gihe nubwo ikipe ya RAG nayo yatsinze ikipe ya APR amasezerano kubusa. Navuga ko irushanwa rye ryihariwe n'amakipe y'ahanga mu Rwanda kuko ayakiye yose yari amakipe ya hano mu Rwanda. Ubwo n'imikino ya nyuma irushanwa rero ryari rimaze iminsi 3 ribera mu gihugu cya Uganda Rugogo Indoor Pitch mu mujyi wa Kampala. Ryitabiriwe n'amakipe 31 aturutse mu bihugu nka Uganda, Kenya, Rwanda, Sudani y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe kandi ubwo ngubwo nyerukiye no muri basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore iri gutegura imikino y'amajondora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 igomba kujya mu gihugu cya Mali aho izakinayo imikino 2 ya gicuti. Bazakina n'ikipe y'igihugu ya Mali ku ya 9 ndetse na tariki 11 Kanama. Biteganyijwe yuko izaguruka mu Rwanda tariki 7. Ubwo ni ku munsi wo kuwa gatatu berekeza mu gihugu cya Mali kujya gukina imikino yo ijonjora ry'igikombe cy'isi izabera muri BK Arena. Hanyuma kandi mu bindi biri kuvugwa kuri mugabane wacu Afurika mu gihugu cya Tanzania nyuma yaho Simba ikinnye igasoza n'icyumweru cyayo Young Africans nayo yari itahiwe
kuri iki cyumweru wiki ya wane yinshi yarayisojwe ikipe Young Africans itsinda Lady Arrows yatwaye Sekafa Kagame Cup ibitego 2-1. Mudateri Yankaya niwe watsinze ndetse na Stefan Azizki ni umwe mu bakinnyi bafashe ikipe ya Young Africans kwitwara neza. Hanyuma kandi Kabadi Yawara ni umugabo wamenyekanye cyane ku mugabane w'Uburayi akina mu makipe akomeye mu gihugu cy'u Bufaransa, yari umutoza w'ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry. Uyu mugabo rero nimugoroba nibwo yari yirukanwe mu ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry kwibera umutoza. Uyu mugabo akiniye imikino 39 atsindamo 14 anganyamo imikino 5 atakaza 15 igizwe umutoza w'ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry tariki 29 Ukwakira ubwo muri 2021 asimbuye Didier Six watozaga ekipe. Hanyuma kandi nerekeje ku mugabane w'Iburayi, ekipe ya Chelsea yari yamuhaye amasezerano y'imyaka 2 arayanga. Konogaraga ni umwana birereye yamaze kumvikana ikipe ya Atletico Madrid ndetse uyu munsi nibwo ibintu biri buze kurangira. Miliyoni 40 z'amayero nizo uyu Konogaraga wari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mikino ya Euro ari buze kwerekeza mu gihugu cya Espagne. Ubwo kandi hari amakipe menshi yamwifuzaga ariko yavuga yuko ibyari gukunda ari kuguma mu ikipe ya Chelsea cyangwa se akerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Ubwo n'undi mukinnyi ugiye kuva mu ikipe ya Chelsea arasinya amasezerano agomba kugeza mu kwezi kwa gatandatu muri 2029. Hanyuma kandi mu ikipe ya Juventus umutoza Thiago Motta yamaze kubwira umunyezamu witwa Wesley Sensini, Frederic Chiesa, Weston McKennie, witwa De Siglio, Athamero Kostici ndetse n'uwitwa Caviglia ndetse no myugariro Organico atababona mu bitekerezo bye ko atazigera nabifasha mu ikipe ya Juventus ko biramutse bibaye byiza bakwigendera. Hanyuma kandi witwa Niklas Füllkrug uyu munsi nibwo ari buze gusoza ikizamini cy'ubuzima i Londres atangazwe nk'umukinnyi mu ikipe ya West Ham United avuye mu ikipe ya Borussia Dortmund arasinya amasezerano agomba kugera 2027. Ngana ku musozo reka nsoreze mu mikino Olympique irakomeje mu gihugu cy'u Bufaransa izasozwa tariki 14 ku munsi w'ejo. Umunyarwanda Ingabire Diane ni umwe mu bakinnyi 14 batasoje isiganwa ryo mu muhanda ry'ibirometero 158 byakinwe n'abagore 92. Ubwo rero ntabwo byigize bigenda neza mu Banyarwanda bose, ubwo ntabwo bigize bitwara neza, ariko Mukandanga Clementine niwe usigaye muri mu bakinnyi 8 bose bari bahagarariye u Rwanda mu mikino Olympique. Azakina ku cyumweru tariki 11 Kanama kugira ngo tumenye uko nawe yitwaye. Hanyuma kandi Serbia Novak Djokovic yatsinze Carlos Alcaraz amaseti 2-0 yegukana umudari we wa mbere mu mikino ya Olympique. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, ni inshuro ya gatanu yitabiraga imikino Olympique, ariko nk'umwe mu bagabo bakomeye cyane mu mikino wa tennis ntabwo yigize agira amahirwe yo gutwara mu idari wa zahabu, akaba ari we yatwaye bwa mbere mu mateka ye. Hanyuma rero uyu munsi mu mupira w'amaguru hari imikino ya 1/2 mu bagabo. Ikipe y'igihugu ya Maroc ihagarariye umugabane wa Afurika iraza gukinira igihugu cya Espagne saa 12 saa 3 Ubufaransa bukine na Misiri. Tumenye amakipe ageze ku mukino wa nyuma w'imikino Olympique. Urakoze cyane Eric, umunsi mwiza. Reka twinjire mu makuru avuga mu myidagaduro. Twakire Mazimpaka Japhet. Waramutseho? Waramutse neza mwarafunze? Utangiye icyumweru neza? Icyumweru gitangiye neza, umuvandimwe umeze neza? Meze fresh cyane, meze neza nta kibazo. Ndetse nanjye mbazaniye amakuru avuga mu myidagaduro. Tuvuye muri weekend irimo ibikorwa byinshi, cyane cyane mu mujyi wa Kigali habayemo ibikorwa byinshi, ariko se naho honyine. Reka mpere ku wa gatanu hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani nibwo habaye kwerekanwa bwa mbere hano mu Rwanda filime yitwa Fight Like a Girl. Akaba ari filime yakoze n'umunyafurika y'epfo yitwa Ama Kamata, ariko akaba irakinwe ino filime atari nayo ya mbere. Impamvu yabaye inkuru inakomeye cyane no guhera yewe mu ifatwa ry'amashusho nuko harimo n'abandi banyarwanda barimo Nkusi Arthur ndetse n'abandi. Uyu mukobwa yagaragaye yitwa Brandon Water. Iyi ni filime iri kuri Netflix, ni filime zikomeye cyane. Akaba rero ino filime yerekanwe kuri Canal Olympia ku Irebero, ni ahantu hazwi hasanzwe herekanirwa amafilime atandukanye. Rero hari kuwa gatanu ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani. Hanyuma ino filime akina yitwa Safi, irimo inkuru y'umukobwa wo muri Congo ukina ajyanwa ashimutwa akagera mu byo gucuka amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, nyuma akazatoroka bikagira agiye kwiga icyo bita igipfunsi. Kubita igipfunsi tinya ko ari umukobwa ahantu bamusaka
ibikoresho bikoreshwa mu gusatura amabuye byitwa inyundo. Rero byo kwirwanaho ni biza nk'aho ari agace gato k'inkuru mu bikubiye muri Fight Like a Girl. Rero abari bahari batandukanye, abarimo Nkusi Arthur yari yazanye na Madame Nkusi Arthur yambaye ipantaro nziza cyane y'umukara n'agashati k'umukara n'inkweto z'umukara. Madame nawe yitwa Fiona Mutoni yambaye nawe ikanzu y'umweru isa neza cyane. Bari baje ahangaha hari uwitwa Munyeshuri Innocent ari mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gukorwa ry'iyi filime, mu kwitunganya mu buryo bwa tekinike ndetse n'abandi batandukanye. Akaba rero ari nabwo bwa mbere yerekanwe i Kigali kuva yafatwa. Amashusho yafashwe niba nibuka neza ari mu za 2022. Debuka Nkusi Arthur ajya muri Kongo gukora no gufata no mashusho. Rero ikaba ari bwo yerekanwe i Kigali bwa mbere. Hanyuma ariko sinabyo byo kubera ko ku itariki ya 3 hari kwa 6 yitwa Sensei, umwe mu bahanzi bakomeye cyane, bafite ubu bamwita Umufaransa ariko afitemo ababyeyi umubyeyi wavukiye yitwa Cambodia. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane umuziki w'Ubufaransa. Yari ari i Kigali rero yataramanye na Ariel Ways. Hanyuma ariko ku itariki ya 3 siho honyine kubera yuko no mu karere ka twari twagize mu cyitwa Karongi Experience. Hano turi muri Samedi Detente twaganira na bagenzi bacu bari hariya witwa Deo rwose. Abaturage bari baje ari benshi bishimye, bakunda kubona ibitaramo cyane mu karere ka Karongi. Ariko ino Karongi Express harimo Juno Kizigenza, irimo Bushido, irimo umugabo muremure cyane mu muziki nyarwanda yitwa DJ Baba Pius n'aba DJs nka DJ Higa na Rusam, ndetse harimo umuhanzi mwiza cyane witwa Yuhi Mike. Rero abanyakarongi twaganire hano iryo joro igitaramo kirimo kuba bavuze yuko rwose ibintu nk'ibyo bidakwiriye kuhabura buri weekend, bashaka kujya birira show nabo bikagenda neza cyane. Hanyuma ariko si n'ibyo gusa kuko hanasojwe iserukiramuco ryitwa Kigali Cine Junction ryatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8, ryasojwe ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8. Ryaberaga ahitwa kwa Mayaka. Banabihuje no kwizihiza imyaka 47 hakorerwa ibikorwa byo kwerekana sinema. Mu by'ukuri igikorwa cyiza cyane cyakirimo umunyarwandakazi cyamamare yitwa Liliane Umuhire, akaba ari no mu batanze ibiganiro ku itariki ya 3 bigamije gushimangira ibijyanye n'ubunyamwuga ndetse no kurushaho gukora filime ziri ku ruhando mpuzamahanga. Yaganiriye n'abakora muri sinema mu Rwanda, akaba rero yaratanze izo mpanuro. Ubwo bikirangwa ku itariki ya 2 muri Uganda nibwo igitaramo cya Wizo Manizo. Uyu nguyu ni umuvandimwe wa Dr. Jose Chameleone ndetse n'uwitwa Paraso, ariko ubwo ni abavandimwe b'amaraso gusa mu bijyanye n'akazi yagize n'umuvandimwe ukomeye cyane witwa Mose Radio wanitabye Imana. Rero bakora iyitwa Good Life yamamaye cyane ku isi yose. Rero nyuma y'uko yitabye Imana nibwo bwa mbere yakoze igitaramo cyo kongera kwibuka ya Good Life, ariko bikanajyana no kongera gushyigikira abana ndetse na famiye yasizwe na radio. Ari naho abagabo bazwi muri Uganda bavuga cyane kuri social media witwa Gashumba Frank, ni papa w'umukobwa witwa Gashumba Sheila uzwi cyane. Akaba yavuze yuko amafaranga rwose batanze nawe yishyiramo akwiye gukusanywa neza agashyikirizwa famiye ya radio, cyane cyane mama w'abana be ubwo bavuga witwa Liliane Mbabazi. Bitandukanye nuko na mama w'umubyara yavugaga yuko ayo mafaranga yasabwa cyane. Rero urumva hakaza akantu kameze nko kutamenya mu by'ukuri hagomba kujya aho bizeye cyane. Aho muri Uganda baraye batoye Miss Uganda 2024. Byari ibiro bishyushye cyane. Umukobwa mwiza akaba ari mu bakobwa bahabwaga n'undi amahirwe muri Uganda yitwa Natasha Nyonyozi. Mbega umukobwa mwiza. Amateleviziyo yari yamanutse, akaba rero bisa nk'aho ibihugu by'abaturanyi rwose abantu benda gusa kuko nabo comments nishavuze bati uyu munyarwanda kazira. Umukobwa w'imibiri yombi rwose mwiza cyane yari yatsinze kwa 6 nijoro kuba Miss cyangwa se Nyampinga ya Uganda wa 2024. Akaba rero ariko bimeze ni nako kandi mbabwiye ko yitwa Yemiyarade ubwo yakaba agiye kuririmba indirimbo izakoreshwa muri filime izwi cyane yitwa Cartoon Network. Akaba ari mu bahanzikazi bakomeye cyane muri Afurika nawe. Hanyuma amakuru ni menshi kare kanambuke gato babwire yuko divorce y'uwitwa Cardi B ndetse na Offset nyuma yuko impapuro zabonywe na TMZ bavuga yuko Cardi B asaba gatanya yasabye yuko Offset agomba gukomeza gufasha abana babo batatu kandi bafite babiri. Kubera iki batatu aratwita aravuga yuko agomba no gusinyira yuko
n'uwo umwana utaravuka azamushyigikira gusa ntabwo bishingiye ku kumuca inyuma nk'uko byajyaga bivugwa mbere ahubwo ngo ni uko amaze igihe kinini batandukana bongera bagasubirana rero baraganira basanga ikigezweho ni ukongera bagatandukana ndumva ari ibyo ngibyo. urakoze cyane naho mu kanya ku isambiri. Yego ku isambiri turabageza ahandi makuru turizera ko tubasanga kuri iyi mirongo mugire igitondo cyiza.